aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Ariko mana umva, gusenga ni byiza, ni ingenzi pe. Ubu nongeye kugenda njya gusenga ntakabeza, ntitaye ku bukene bwanjye, ku butindi bwanjye, ntitaye ko nabuze n'icyo ntekera abana. Icyo nzi nuko mu ijuru biriyo biranagana, niko baherutse kutubwira. Twagiye ku musozi, twazamutse ikanyarira. Mana n'uyu munsi ubane nanjye gusa, ewe ndanabasiga uko Mana gatsigaye kano gatebe ntegeje inyuma da, basanga ntazi ukuntu hameze. Ariko mva ndanagenda Imana niyo irishakira igitambo, barya batarya ibyo rwose nta nubwo bindeba. Ntabwo bana ba ubu rero nagiye karame bete ni byiza se yasukira hehe ko nari mbonye ikirakadi ibaga hari umuntu aruremo none ngo turarya gute mana we abana nta kintu ubu noneho biragenda gute sha byanshanze pe. Ariko rero harakara nari mbonye zana yasuku zane na yamajagu tugende tugakore saa sita turaba dutashye. Ariko mugabo urabona ntego ya bibiri. Ariko ibi bintu byo gusenga ibi bintu mbona nabikuza, waza tukajya gusenga, waza tukajya gukora kurajya gusenga mu nyuma. Oya urukumbwira iki? Reba ukuntu aba bana basa, none urukumbwira ngo urifashe ngo ugiye gusenga, ukubwira ngo tujye gukora ikiraka. Aba bana kuba bariho na masengesho basenga, dore genda mu masengesho ya Kinombe wikorera itaka umva amatafari ntugweyo. Komba nirewe ku musozi najya gusenge dusase inzobe tubwizanye ukuri, aho wasengeye wakuyemo iki? Ego komana kuba ndiho ubu kuntu wa wantereranye. Reba utu twana muheruka natwanye haje tubaye utu twana turya ibijumba tukanyuka tukanywa igikoma tukanyuka nta kindi abo mugabo utahekana rwose ngenda tahabwije oya ntugire ibyo ubwira nabyo. Oya aya umunsi amasengesho arabera muri Gacubi sasa urasi nakerewera andika hasi ubundi ko ntateguye ibintu byo babwire ndabigisha mu wuhe murongora ako ntabwo ndabura ibintu mbabwira. Ejo haje umugore mwiza, sura umugore aragaruka buriya akatagarutse naba mpombye we. Ubwo genda mu masengesho yo genda namenye sigarana urugo rwawe ko ndari nandari mana bana ba niko sha ahamwicare ngiye kubashaka icyo kurya. Ntumve hano ngiye ku kazi, ntimugire aho mutiri buke sibyo. Nashatse kumuhagarika mbona abakirisitu bari kundeba, ako sura umugore ndamukuruza ikira. Ariko afite intege we. Baba we uriya mugore mubuze nabahombye, ndashaka ibintu muhanurira mutubure akamubonye, ako ntawe ngomba kumubura. Namutumaho no mugenzi we, hari umukobwa witwa Clementine, umukobwa dukorana ukunda kuba ari muri korali mu b'imbere. Uriya nawe kuko twigeze gukorana nawe gahunda ndamutuma, noneho mpite mubwira ko hari ibintu Imana yamuhumye. Yego cyangwa se mubwiza ukuri urana mbona hari umucamo ako abana we nanjye na maco y'inda abone ntabwo nakomye kuba ntuburiye abaturage nakazi kabuze. harya yasaha yo kugerayo ni ryari di yo kugera ku kazi ni ryari? Ariko reka nkubwire hari ibintu byanshanze. Wa mugore wanjye umuntu ngo azaza arazindukira mu masengesho, mubwira nti nabonye ikiraka, mubwira nti turagifatanya. Wari uzi ko bari baduhaye akaraka hariya hakurya ngo tujye kugahinga. Ubu ngiye mu kiyede kandi cyakira kandi namubwene reka kira cyatse tugifatanye saa sita turaba turangije tujye hehe ajye muri ibyo by'amasengesho. Ariko aransimberiye ankurijeho nacyo turagifatanya. Uzi umuntu umwosha? Uzi umuntu umwosha? Oya ni Madudu. Madudu se akadudu busa wonu wahehe kandi Madudu atuye hirya yo kwa Kimaranzara. Ni icyo kigore ndakizi ni waba inshuti yuriya se ukagira bameze gutya bameze amababa bagiye gusenga ngo bagiye gusenga dore mukanya kandi mukanya mpamagaye ngo tujyane gusenga ntabwo ati nigiriye mukira. umva ndanagiye mu masengesho rwose numva ntawasenze ngo agire icyo akena. Ariko si we wahamagara munyana nkamubwira tukajana papa mwege none turajya subira mu nzu so naza
ibibumba muri kuri wa mugore mbega nyashi we uzi ko yinjiye mu rusengero ngahita mvangirwa afite nyashi niwe wa mbere ariko ubundi aka kanyashi buriya abakirisitu bazi ko pasiteri nkazira kino si igihugu gifite abana beza kuri wa mugore ariko ikibazo nabonye asa naho ababaye aturuka mu muryango ukennye uriya namucukisha n'udufaranga Reka ubutahe byari shamba barira shamba nanyagasi ariko ndakubariye umunsi duheruka kujya gusenga mubwiye iki ariko mana pasiteri ari mu mavuta naravuze ati njyewe aho azajya hose numva nta handi hantu uzajya kujya gusenga nkanjye umuntu uhanura wagira ngo intumwa y'Imana yavuye mu ijuru njye rwose mana ariko rero mwana mahoro hari akantu nabo agakize pasiteri ko nari ndi kureba ari kujya agasenga yewe sinjya nkubiriza none ndi kureba nkana ariko kwirebeshwa icyorosha ukuntu shanga avuga ati pasiteri rwose yaragaye mu maso nkareba ari kureba ari kugenda ari kwite noneho ari kujya asenga akazajya ariko nkabona ari kwizimba ahantu madu wajya urakizwa shamana ngere abagore badakizwa mana yanjye umukozi w'Imana bamuharana hari igihe munsi tutajyana gusenga dufite ibirango tujya gusenga wa mugore rero ndetse ko ese yakwanga pasiteri nkanjye ko pasiteri amatoro narariye pasiteri mfite meze neza mfite depurasoma namujyana n'igisenyi afite akagabo k'agakene umugabo we n'igare ntiyashobora kubyitegera njye umugore nzamukubita kuri moto mujyana igisenyi azabyara nzamubwira ko hari amasengesho arabera ubu mfite mukombora nzamumara nawe nk'iminsi nanjye nzaba amaze gukuramo icyacu ntabwo kangenda ndiko kubwira ibyo tugenda tudakera ariko akakubwira ari mu mavuta ibyo bintu byose we nanjye nzaba nk'umugire wenda ngire nk'aka gashora kawe n'umutwe dukweto wenda ngire kujya ngenda nambaye ibintu biva mu gusenga gusenga kandi buri munsi umpora ku misozi yose umbora mukozi w'Imana hazavuga hose ujye gusenga nzazayo rwa munyana shara rugore mana babari munya uri kugenda mu musazi ntabwo tujya gusenga munya tugende nari nigiriye kugira ubushize ntiwanze oya ariko ntabwo uzi umukozi w'Imana mwibwira ibyo by'abakozi b'Imana ngewe nigiriye ku kiyadoko mwana bantumye ikidomoro kandi nari njyanye ariko munya wajya ucanga mukanasiga iri senga ryanyu rya buri niyorere munsi ntabyazi hari umukozi w'Imana uri mu mavuta ndakubwiye ariko maho enda twigendere rekana na munya uretse gato nubwo ni kwihuta turugukererwa wa mugore ubuzima bari gukererwa niba wajya mu kiyede kandi noneho nkurangirize wajya mu kiyede ukajya gusenga enda genda bazimubashe wibuke ko Madudu afite umwana none bindahekana none sije washaka amafaranga mahoro amatiku y'abagore bewe amatiku y'abagore bewe anda twigendere agera bahari kwa munyana barwitwaye gute wese rura rugore ngo ntirushaka gusenga ako buriya rugira amagambo ndarufuna tuzarusengera Imana irwereke ukuri si Imana ikunda abagore basenga bafite n'isuku sha nubwo mba nambaye incwabari ariko sindi urunyamwanda nka munyana urugore rubyukira mu kiyede sibwo rukaraba ryari we rutagiye mu kiyede bikorera indaka ibikarakara wajya kugira ngo ruzagere n'amafumbire ngo niki byose sibwo waba ufite umugabo guhahira warangiza ngo mushyiyede ubwo se mabyo nkubwire ibintu wakora bitarimo gusenga Imana ikabiha umugisha niba ongeraho ukaba ari n'umunyamwanda rutazi n'iki byose ayi wowe mana yanjye tumugane w'abagore sinzagwa ku gasi awe ko rero nakabaye nanjye nyoboka iyo gusenga ariko n'ubundi ngo mvuye mu kazi birancanze ko Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye sinanone yewe ariko n'ubundi muri Bibiliya haravuga ngo wagiye saa 11 yahembwa nk'uwagiye saa 1 nanjye ndajya gusenga ninsoza akazi nduzi none uyu munsi turakora gongi niki kanongere mpaguruke wowe ngende mana awe nawe ariko
Mana, hari icyo wambwiye Mana, hari icyo wambwiye Mana, ngo ndindiriye ko hari icyo wambwiye Mana, hari icyo wambwiye Mana, hari icyo wambwiye Mana, ngo ndindiriye ko yego hari icyo wambwiye Mana, hari icyo wambwiye Mana, hari icyo wambwiye ngo ndindiriye ko gisohora yego hari umwuka wera hari icyo wambwiye Mana, hari icyo wambwiye hari icyo wavuze Mana, hari icyo wambwiye ngo ndindiriye ko gisohora ndindiriye ko gisohora Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sawa. Mwongeye kuramuka kandi nizere ko Uwiteka Imana yabarinze muce bugufi dutangize igikorwa cyo gusenga dusaba umugisha ku Mana. Mana Uwiteka, Mana igira neza, ndagushimiye ko watumye turamuka uyu munsi, ngushimiye kandi ko watumye abayoboke bawe baza mu nzira ntibagire igisitaza. Mwami Mana, ngushimiye kandi ko watumye buri wese uri ahangaha abasha kugera ahangaha. Usabye kandi kuduha imbaraga, ukaduhereza imbaraga Mwami Mana. Iki gikorwa tugiye gutangiza cyo gusenga Mana, uhaduhere umugisha. Ibyo turi bugusabe byose uze kubyumva Mwami Mana, utwumve, uduhe buri kimwe cyose tugusaba. Uri hano ufite umutima umenetse Mwami Mana, umubabarire, umuruhure, umuhereze umutima muzima, umuhe gutuza mu mutima we, umukemurire ibibazo bye byose afite. Mwami Mana, Mwami Mana, nibiba byiza umurengerezeho, 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 vuga utumurengerezeho, umurengerezeho. Mwami Mana, 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 Mana ishobora byose, tugusabye kuduha buri kimwe, ukaduha amahoro mu ngo zacu, ukaduhereza umugisha mu byo dukora, ukaduhera inema abantu bakitupinga Mwami Mana, nabo ukabahereza imbaraga, ukabahereza imbaraga zibazana ahangaha mu masengesho Mwami Mana, baze baterane n'abandi, tugushime, tuguhimbaze, tugusabe, uduhe, vuga utuduhe, duha amafaranga Mwami Mana. Murakoze Mwami Mana. Rero ibyo tugiye gukorera ahangaha byose tubigushize mu biganza. Ndabizi ko kugusaba Mwami Mana atari ukuguhatiriza, tuvuga rimwe ugakora.
tugusabye rero kuyobora iki gikorwa kuva dutangiye aka kanya kugeza igihe turi butahire. Uturinde inzara, uturinde inyota, uduhe imbaraga, uduhe byose. Mwami Mana, murakoze cyane. Matayo 3:16 haravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Vugira uti buhoraho, vugira uti buhoraho. None kubera iki yatanze umwana wayo umwe, ni gute yananirwa kumuduhana n'ibindi byose? Tugire kwizera muri twewe, dusenge dushikamye, tuyisabe izaduha. Vugira uti izaduha. Ahangaha ndi kubona Imana irimo irambwira ngo ahangaha hari abaje bafite ibibazo mu ngo zabo by'ubukene, hari abaje ahangaha bafite ibibazo by'inshako, hari abaje ahangaha bafite ibibazo by'akazi, abakora imirimo ivunanye. Kandi burya Mana, imirimo ivunanye buriya ntabwo itanga amafaranga. Mana, ndagusabye ngo aba bantu baranga bose baha amafaranga. Imirimo ikoreshejwe ubwenge ntiyigira amafaranga. Mana, turagusabye, ndagusabye Mana, aba bakirisitu bawe nk'uko bafashe umwanya bakaza kugusaba, bigomwe, banze kujya ahantu hasakaye, banze kujya ahantu hasimase hari amasima, bemeye baza kwicara ku mabuye. Mana, kubera akababaro bafite akababaro. Mana, bafashe. Mana, hari abaje ahangaha ku mpamvu zo kubura abagabo. Mana, ndabagusabiye Mana, bampera abagabo beza, bampera abagabo basobotse, bampera abagabo bakiranutse, bampera abagabo bafite amafaranga. Mana, bampera abagabo. Mana, bumve baje ahangaha bababaye. Mana, ahangaha tuhateranyijwe n'ibintu byinshi, tuje kugusaba ibintu byinshi. Imana iguhaye amafaranga, ndabizi ko ufite umugabo w'umukene nikimbwiye, ufite umugabo w'umukene. Imana nikimbwiye. Iguhaye amafaranga menshi. Ndimo ndabona imodoka, ndikubona imodoka mu bikingi by'inzu yawe, ndi kubona imodoka. Mana, komereza wowe. Ese noneho wa mugore ari hehera? Ese ndamubona hehera. Noneho Mana wagira aba bapfuye. Nukasha aba bapfuye pe. Muhaguruke. Nyoko yagiye. Usi noneho ndashaka usi ndahera hehe. Mwicara hasi usi ndahera he Mana koko. Utu tuntu sinzanye. Usi ndashiramo ngo usi kingi turarya ngo ngukimana koko. Kandi iyo mubwira ubu irandege ntago baba yinshikanye. Umva nanjye nagize utuntu nzana. Ubu si ibingibi ndateka. Mana we, ubu si ndabiteka ngo turabituzi ibi bibiri. Uwo umugore arakoramo. Hari ikintu mwafashe? Nta kintu mwari? Bahaye iki? Ndikubona Patrick, ndikumubona hano. Patrick, ndikumubona hano. Mana, komerezaho. Mbwira n'abandi Mana, mbwira n'abandi. Humura Mana. Aba bantu baje babaye Mana. Yego. Nta kintu mwariye? Nta kintu yabahaye nane. Aiga Mana we. Usi akangaka nzaguye. Usi murakoramo. Cyo fata kano. Fata kano. Nawe fata kangaka. Ubu ngubu
cya cyuma kiri hehe ngo mpate Yesu Imana. Haleluya. Haleluya Mana. Haleluya Mana. Mwuka wera manuka ngaha. Twanyaguza mwuka wera. Manuka mwuka wera. Yesu Imana. Hapa kata. Haleluya. Mana. Aja. Haleluya. Mana. Manuka kuri uyu muntu. Mbwira Mana. Mbwira Mana. Mbwira Mana. Manuka kuri uyu muntu. Mana. Hey. Haja uri umukobwa Pastor ndi umukobwa. Haleluya man. Haleluya man. Mbwira gira icyo uvuga kuri uyu mukobwa Mana. Yaje ahangaha ababaye. Yazindutse igicuku. Yagiye mu mvura. Yaje mu ivumbi. Yazindutse Mana. Mugire ikintu mumbwira aho Mana. Ndi kubona umuntu witwa Damiye. Ndi kubona Damiye. Mana. Ako kantu ka banki ndi kubona nagase Mana. Ndi kubona amafaranga Mana. Ndi kubona amafaranga kuri uyu muntu Mana. Ndi kubona amafaranga Mana. Ndi kubona igipangu cyiza Mana. Nyereka n'ibindi. Komeza unyereke n'ibindi Mana. Iri teraniro ryagenze neza Mana. Urakoze Mana. Nagusaba gikomeza umvugiremo. Ngeze ubutumwa wampaye ku bantu bawe, ku bakristo bawe Mana. Ikibazo Mana nakubwira nuko baracyari bakeya Mana. Komeza unzanira abandi komeze mbasakazaho ijambo ryawe Mana. Nuko wantumye warantumye ndatumika nzahora ngutubikira mwami. Ndiho ku bwawe numpamagara nzaza. Sinzigera ngutenguha Mana. Aho wantuma hose nzajyayo. shaka genda ushaka hano uragikura ukizana umuntu yagikura ubu ko ibintu byose aba yagiye yabitagaguje umuntu si umugore ariko Mana yanjye kuko naragowe naho andareba ukuntu rero uteka Ndagukorera Mana umurimo wawe ndagukorera Mana uzampa ingororano. Ndagukorera Mana umurimo wawe ndagukorera nduza uzampa ingororano. Ndagukorera Mana umurimo wawe ndagukorera Mana uzampa ingororano. Amen. Haleluya. Amen. Imana yaravuze ngo muri bike yaguhaye ugomba kuyihaho kugira ngo twubake umurimo wayo. Tugure Bibiliya, tugure buri kimwe, twubake insengero. Tugira gute ntituzahora ahangaha Mana. Bagiye kuzana amaturo Mana. Ayo maturo bahereza imbaraga yo kuyazana Mana. Bagiye kuzana amaturo. Haleluya. Imana iguhaye imodoka. Imana iguhaye inzu nziza. Hari n'indi mesaje Imana impaye. Haleluya. Nyuma y'iri teraniro kugira ngo haleluya. Iyo mesaje irakugeraho nyuma y'iri teraniro. Niyo iremereye kurusha ibindi byose Imana iguhaye. Iraguhaye Imana iraguhaye. Harimo kukwima. Haleluya. Dukomeza turirimba indirimbo z'abakiza. Imana iguhaye. Iguhaye imodoka. Ndi kubona igipangu iwawe. Ndi kubona abakozi bari gukoropa. Ndi kubona abantu bose bari kuza bagukorera mu mirimo. Yego. Ibyicaro byiza. Dukomeza dushimira Imana. Imana iguhaye umugabo. Imana iguhaye umugabo mwiza. Ufite amafaranga. Irambuye mu murambi. Ibyifuzo bihame. Ibyifuzo bibe byose.
Imana iguhaye umugabo mwiza uri kubona umugabo mwiza Imana irambwiye ngo waje gusaba umugabo wararize waraye utaryamye wateretanye n'abantu benshi biva kwanga utazi n'impamvu utazi n'icyo mupfuye hari umuntu wita ikariso yawe ayijugunya mu mugezi ariko Imana indangiye ahantu iri ngiye kujya kuyikuzanira nzayiguha ubutaha tugarutse hano mu masengesho Imana indangiye ahantu iri dukomeza turirimba Yesu mukiza wanjye Imana iguhaye imodoka iguhaye igipangu cyiza iguhaye abakozi irambwiye ngo wakoreraga abandi wari warahese ubukoyo wari warapfutse umusatsi kubera ko iriko bikoreye ibiyeri Imana iguhaye inzu iguhaye imirima umugabo wawe umugabo ugiye kumuha amafaranga igiye kuguha iguhaye byose ubaye umukire kubihera aka kanya kugeza n'iteka ryose yego ngo ndakugarurira Imana irabihinduye iguhaye ingorofani yo gutwaza ibitaka ibisubijeho wenda ntabwo ari wenda ahubwo nsengera mu mbaraga zawe ufite Imana nkure ku nzira reba nje wamamaze ibitoke bujyangaho ninje mfite umugore n'abana 9 Imana namwe ngide byose ugiye kubishiraho iherezo ntabwo ari wowe ugiye kubazaba ikiro cy'imigani muri rubanda ntabwo ari wowe waremewe gupfa ari wowe waremewe guhora ubabaye ari wowe waremewe guhora ahantu Mana ndakwinginze reba uyu muntu umutima we imbaraga ze amavi ye yarambitse ku butaka yiyerekeje mu biganza byawe mwami Mana musakazeho imigisha yawe umuhereze imbaraga muhinema yo kureka inzoga kureka ubusambanyi kureka buri kimwe cyose mwami Mana n'ubujura abiveho kubesha abiveho abeho ari intungane imbere yawe mwami Mana kugira ngo igihe uzamuhamagarira azisange mu bandi bera azisange imbere y'abera azisange yicaye ku ntebe yabo wateganyirije ingororano mwami Mana ndagusabye nizeye mu izina ryawe ziko nta n'ikintu cyakoranira Mana ndagusabye aleluya Imana irambwiye ngo igiye kubikemura nawe uyerekezeho umutima wawe wose ube intungane muri rubanda wirinde kubeshya wirinde kunywa inzoga wirinde kwiba wirinde buri kimwe Imana irambwiye ngo igiye kubikuraho urakoze Mana ngo wa mukristo Imana yantumyeho umwe wampaye message Imana yambwiye ngo simvugira ahangaha aze kundeba hariya hirya ntaragenda mugezeho ubutumwa Imana yamuntumye yewe pasite yego mwizeye muraho neza ndarinda mu bwa butumwa mwavuze turi mu butayu iyo ukoreye Imana ikintu yakwima kuvuga ngo Imana hari akantu yambwiye Imana yambwiye ngo hari umumama mwiza uteye neza haba inyuma haba hehe umeze neza uraho ngaho muri iryo teraniro ariko ngo yashakanye n'umugabo ukennye cyane ariko Imana yambwiye hari undi mugabo iri kuguteganyiriza ufite amafaranga aruta y'uwawe haleluya hari umugabo Imana iri kuguteganyiriza ufite amafaranga aruta y'uwawe kandi uri umugore mwiza umeze neza yambwiye ngo ukore ku ruhanga umugore mwiza ahubwo icyiza uzansange mu rugo ubundi nkubwire uko Imana yambwiye neza tunasenge tugira amasengesho y'umwihariko burya biba byiza bwa nukuvuga ngo umuntu pasiteri turi twebwe abandi bantu niyo turi abakirisitu benshi haba harimo abavangiwe haba hari abazanye uburozi haba hari baje gupinga baje kureba ibyo rero bituma imigisha itamanuka ngo igera aho ngaho mu bakirisitu ariko iyo turi twenyine gutyo nk'ubu ngubu ukansanga mu rugo ntagiye mu masengesho ukansanga mu rugo nagusengera kandi ibibazo byose ufite bikagenda bikarangira ariko uri umugore mwiza ubu naba nasengeye umugore mwiza nkawe nkazasengera ndera ngomba kugusengera rwose nkabundagaza n'imigisha nkakurambikaho ibiganza iyo bibaye ngombwa tunakuragamo wari ubizi amaye nka data
byose ni ugusenga ni ukuvuga ngo iyo ugiye usaba Imana icyo Imana igutegetse cyose ugomba guhita ugikora maze umunsi mwiza urakoze ariko se tuzabonana gute ubwo eka mpa nimero yawe kanguhe nimero yanjye wazampamagara ku munsi wo kuwa gatandatu cyangwa se ku cyumweru amateraniro atangira kare wazansanga mu rugo kuwa gatandatu ndi mu rugo nzaba ndi mu mavuta nta kibazo nawe uzazinduke uzumeze neza nta bibazo byo kukwirukansa kiriramo nomero yego ni ngiyi nimero yanjye ubwo uze kumpamagara mbone nimero yawe yego maze Imana ikurinde murakoze mukomeze mudusengera Imana oya uri mwiza nta kintu Imana yakwima Imana ntacyo yakwima murakoze cyane na Imana tuzasubira nta kibazo maze umunsi mwiza murakoze tori intege uyu mugore Mana akuyubu ninje nawe nzemera ndare no mu masengero mpaka kuwa gatandatu sazaza ngiye kwikosantara ngiye ku Gicuma uyu nguyu ndaje nzamwipevera ni iki umugabo yanteze izina rya Yesu bazemo bane bene yawe ndashaka mukiye umuntu azaje aratahana nani sanga ibintu by'ibikosi mu nzira n'ibijerekani ego harya ngo wiriwe he none hakako kenda kumfana wewe ngo sinzi ibyo wiriwemo baba iki baba ikira dore ngaho ndagenda uteke genda uteke ubwo ushaka ukuntu murarya nutwo nshatse utu nutwo nashabitse shaka ukuntu urateka ariko ubuzima umuntu yazabuvamo ryari no gushaka abagabo babatindi rero babakene ubwo urabyanze noneho ego ntabwo njye nabyo ubwo ibi byo urabinenze rega abandi bagabo barahaha gusa iyo uhaha nakubwiye ngo uteke nsakuriza nsakuriza yego mukozi w'Imana yego ndakumva Yesu ahimbazwe Imana ishimwe nageze mu rugo amahoro nawe mwebwe mwagezeyo ubwo tuzasubira murakoze Imana ibahe umugisha amina umuntu aba ari no kwitaba telefone ubwo ninde muri kuvuga ahubwo se wari uri kuneka iki ubwo ninde muri kuvuga uvuye gusenga Imana ivuga ubwo ninde muri kuvuga uvuye gusenga Imana ivuga bikaba cyakoze icyo mubwiye nuko wateka ibi biryo aba bana bakarya none hakakomana ubuse ubu kuko heruka kurya rya birandeba ubu ukubona heruka kurya rya ngewe icyo nakoze ni ukubasengera Imana ariko ko nagushatse ngo dufatanye ni ngombwa ngo ibintu byose ngo ari njyewe ubikora yego ndi umutwe w'urugo ariko none ni njyewe wakora ibintu byose ngaho ni njye wagiye mu kiyede ngaho ni njye wagiye mu kiraka akazi ka saa sita nakubwiye ubu ngibi ntagomba bitanangwa umugabo yaremewe kugira kandi ubuhonaje kuntera stress ubu ntabwo twese tuba twariye bikaba bya hari ibyo Imana yambwiye reka kunsakuriza maze iminsi mu butayu maze iminsi niyiriza ubusa hari ubwo nari nagukubita reka nkubwire ikintu kimwe uzankubita uhuye he nzaba ndi kumwe nawe aba bana niba utabashaka Imana yambwiye yuko utari umugabo wanjye ibintu ndi kukubwira ngo ushake ukuntu ngira cyakoze icyo nkwiginye utamvana mu gakiza erega nanjye buriya mbaco utamvana he ntukabone nsakuriza amazina utabona telefone buriya ni umukozi w'Imana ceceka gabanya amagambo ushaka cyuma kiri he ngo ushake ukuntu ngira yego umukozi w'Imana kiri he ntacyo mboneye hafi mu kanya ngo hari gahunda ntacyo inzese ndaje we ndaje icyo mubwiye ndaje mbere na mbere Imana ndaje ntuva aha ngaho utabitetse ntuva aha si uko yumvisha uri kuyomba gutya ubu nagusengera Imana ukanye kamanura inkumi ikagukubita ariko ndagusengera Imana upfe icyo nkubwiye ushaka wagira ibi biryo wabiteka natwe tukabona ukuntu dore nawe wundira iki nubundi no kubwira muhekenye nubundi muzi kwera muhekenye uko bimeze nibishayo abo bantu baguhamagaye anda ngewe kakaburi k'inzu yawe byaruta kakavamo n'ubundi hajyaho Imana ivuga ntabwo Imana yavugira muri uyu naragushatse ntiwanshatse ibyo ngibyo bikureba niba unaniwe naruta cyangwa nkakwirukana ndakirukana ndijyanye kandi kamubwira wa mugabo nako wakagabo we reka nkubwire ntabwo Imana yarimo umugabo ngo ireme nkawe yakwibeshe ngenda agiye ngiye mu masengesho sinzanagaruka reka nkubwize ukuri sinzakubone muri rugo ukundi n'ubundi abakene kandi aba bantu nsigiye
nibaza reka nkubwize ushobora kwibwira ngo urabansigiye aba bana bawe ndagiye sawa uzi ko agiye wana zaragiye koko noneho ndarubamo nde ko nubwo ari ikinyamafuta isimana ubu se ko nubwo nzi ariko mana noneho ngiye kurigwisha ubu ko nabaga noneho ahari se ubu noneho ngo aragiye uhasanga nagiye da aha kandi nshaka ukuntu mbona amazi ahari nta n'amazi mfite ubu ngiye kubanza kuvoma aha reka njye kuvoma Kazungu ngiye kuvoma ariko si ndabasiga hano si noneho nasanga mwapfuye reka nkubwire sha wewe reka nkujyane nguheke wowe usigare hano noneho ushaka ukuntu ibi bijumba nsanga wamaze kubihata dore nawe nturi umwana Kazungu sibyo reka mpeke uyu nguyu we nshobora gusa ariko mana we nta n'ibiro ubu nshobora gusanga kabyize mpereze urwo ntuzi ugasanga ndamuhekana si n'ibi bintu mvanye mu kazi ariko nta kibazo nta mana we kuruha biragwira kuko mana ubonye iki koko mana ungurangumye musi wayika sindabya ndabizi atandicira hagarara ku ntebe hejuru maze uncirireho reba ukuntu bikora ciriraho bishobora si ariko ntacyo apfa kubagira yabagira gute koko ugaragwa mu nzira kapfe kugenda gutya ariko ndaza nanavoma umugabo se kahetse umwana mana byagenze bite iwacu ntabwo njya mbona abagabo bahetse abana mwumva yewe mugabo yewe wowe hagarara mukobwa we ewe ntawapfa kubimenya isi biteye agahinda umugabo uhetse umwana cyangwa azana mugufa oya nta kibazo yakwanduza oya ntari burangunda n'abana rega oya yakwanduza zana mufashe umwana yahitarira oya mumpe mugufashe ariko ntugire ngo ninjye wakwanduje oya nta kibazo ntugire ngo ninjye wakwanduje reba iki gitembye ni cya nyina iki ni cya nyina ubu rero umubyeyi we ntabwo byoroshye ntanakuganyira ariko reka mbikubwire kuko wowe nabonye umpagaritse ariko reka mbikubwire nyina w'aba bana niba twakwicara ahantu simbizi ariko mu mpengende dore ndikutangiye kuvoma ubwo mbwira nyine oya ntanabikubwirira mu nzira nta mugabo wo gufata kuvoma zana ahubwo umwana asize mu rugo asanga nawe yampfanye maze mbatekere babone icyo barya dore ubu nta kintu baheruka kurya uyu mwana ahubwo mugufashe ujyane mbese utuye hano hafi ntuye hano hafi ntuye hariya hirya rero duturanye none se kuri n'ikiri kukinyaka ahubwo ni kugira ngo nk'umwana wanjye ahubwo ni kugira hano hafi bari wanjye ni hariya ku nzu ifite amabati y'umutuku ndi kuhareba nuza rero uze kumufata kugira ngo ujye kuvoma ujyanye umwana ubu nakwizera sinkapfa kugusigira umwana wanjye ubundi nari nk'urwayoze uza amajoro nayo uri kunsengera ariko ndi kugusengera nyine ugiye kunakwegukana urangije nyine imana ihita ibyemera naragukunze byaganje ushaka uzi kubana n'umugabo w'umukene buriya biragorana muri imana ni ibintu yakoze uvayo ujye ku maturo sindi kubibona si dukuzukira no ku cyangwa telefone ukuntu umeze neza sinigeze ntunga telefone nzima mu buzima bwanjye noneho haba uje gusenga umeze gutya nareba ahangaha nkumva neza nkumva bikuzimu barahagurutse kandi ni mu ariko rero nateraye narabibonaga
ko nawe wasaga n'ubishaka byawe urasena nawe wasaga n'ubishaka ubwo rero ubwo mana tuzabane neza dukomeze tunasenge ukomeze umenye Imana uyikunde nanjye nyikunde mbese Imana muri turemo ubuzima bushya ibyo gusenga byihorere kandi ni akazi ni akazi da ni ukuri tumeze erega ubu tugiye kubana uranzi ngiye kwatura mu bwiza ukuri ngiye kujya ariko no kukayoga nsoma nsomaho pe ukayoga nsomaho ndetse nkubeshye ejo nimugoroba nshobora kugera hano mfite akuka ugasanga uruza ngo dore kandi ngo dore ubu iyo ubizi niba wumva bikubangamiye wigendere ko wuzuraga umwuka uravuga ngo ni Imana ikubwiye ngo ninsenye urugo rwa mbere ngo nze kubaka urunguru none si Imana yose yaremye inzoga none si yaravuze abazikoze baremwe nawe oya mana we undinda agahinda mana oya nta kibazo mu busanzwe nta kibazo gusenga ibintu ukoraga ni ibiki nta bindi nkora uretse kunywa inzoga ikindi nkora ndagukunda wowe uzajya unywa mu rugero gusa ubundi twikundanire nta bindi akagezo mfite ko nako kugukunda pe cyane ko ibintu by'impeta rero uzambariza no kwambitse izi ntabwo nzikeneye cyane pe izi zajya zikwibutsa uriya mutindi ubundi wajyaga ubukene bwari bunyishe naradaze naradedeye yewe mana we ubu se singiye kugenda rya umuceri n'ifiriti ubu uri madamu pasiteri amina mu gitondo ngiye kujya mbyuka kupita kuri moto ya moto yawe ubundi ni wowe watumye moto bazita abagore beza yego ugiye kujya kubitaho ikibuno kigenda gitereye hejuru duce kuri kariya kagabo kawe kagiye mu kiyede kikoreye igipiri ariyo ni iki igikarari ni ibikarayira batwaragamo isima ariko Imana irakunda dore njye n'ubundi ndi kuhareba nuva kuvoma ukamufata aho kugira ngo utinde kuvoma ujyanye n'umwana ariko ni ukuri Imana iguha umugisha niho nabona umuntu w'umugira neza nk'ako ni ukuri uramfashije reka nanjye nihute ariko nzabasangeyo abagore reka nanjye nihute ariko ni ukuri murakoze reka nihute njya kuvoma harya ni hariya h'umutuku umva tujya kuruhuka turabyuka iki gihe umuntu aba yasengeye ayi gasheri we tugende turuhuke hasi sheri ubundi ngiye nshaka kuba tureke nshaka kugeza mu cyumba nguteruye nta kibazo ngeze sindi uwawe umva ngira atwite muri isigara nkamisa kanombe birufite cyangwa kugezayo nguteruye ariko amugezayo nguteruye cyangwa guhakeya uramiyede wawe utanariye urabona wacubura abagore b'iki gihe ubundi barasaze turi gutaka ngo twabuze abagabo none ndebera yaramutaye karuka ari igikene uzigo si byiza ko nkibonye nanjye nkumva ntago ntagicika kiraza kureba umwana kiraza ndi hafi ifaranga mvuye hanze ntabwo umwana muryamishije reka kambe nicaye aho ndibutse wa mutipe ubundi nubwo nabonye asa nabi shaka nabonye nta kintu atwara kanze mpamagare kuri shopu amuzanira imyenda ndebe ko atarasa neza cyanze iki Alo? Nyiriwe? Ni wa musista nyine ujya uhereza imyenda. Nyine nari ndi kugira ngo ndeberemo imyenda y'abasore nyine myiza y'abasore b'ababogari nka sayizi ndakeka ari nka 30.
ubundi nyine uyinyoherereze nyine. Sawa ndabizi n'ubundi dusanzwe dukorana neza. Sawa akazi keza. Alo. Oui, yego. Mugeze he? Urabona hafi aho hari ahantu uri kubona igiti cy'umuvumu. Aho ngaho kuri uwo muvumu hirya hari akazu k'amategura gatoya. Ni aho ngaho komeza uzamukire kuri uwo muvumu. Urabona ahantu ruguru ahantu hari igipangu ndi inyuma mu gikari. Gira vuba nyabona banguka irya shano ry'umugore ritari ryaza. Banguka ducunguze uburyo umwete vuba vuba. Sawa. Karibu rero. Neza igikoma. Ariko urasa neza cyane. Si cyane nkawe. Ukuri kw'Imana yifashije. Komera. Yego. Neza. Yego. Imana ikugejeje ahangaha amahoro. Umeze neza pe. Nishimiye kubabona. Ni karibu rero mwicare. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi se? Ni meza. Ko mutuje se? Tugomba gutuza. Yego. Gusigaye waranyanze. N'uburyo ngukunda. Ntabwo wiruka mu masengesho. Ndagukunda rwose. Ahubwo sinzi niba umugore ari bubyakire. Byagati yarantegeka se. Yasize urugo yarusubiramo. Urabeshya. None agenda atese. Yasize umugabo n'abana babiri. Yego. Bisubwo mfite icyo kizere katazata nabanje. Yego nibwo bwenge buke bwereka nkwiyegukanire. Nta kibazo. Nukuri rwose. Oya ntari wowe unyegukanye. Ahubwo ngenda kwegukanya igikoma. Sibyo? Twese rata ni amahirwe kuri twe. Reka twegukanane. Naho kiriya kigore n'ubundi umuntu muzima mukuru. Umwana kuriya reba n'ubukaka n'ubushinga bwe. Sibyo? Yifate asiga umugabo ngo arakennye. Burasazi ko twese dukeneye abagabo. Ubu se umuzinge nzaba nabo z'abakirisitu ntakibona amaturo. Ugatekereza yuko yahita guta ego mana wamwiringira se wayasize se yari mwiza. Nanjye uri hasi namwiringira. Ahubwo acungira. Anda nkubwire anda nkwereke. Gira tugire ataraza ngaduteshe n'umutwe. Nibyo. Ni karibu rero mu buriri bwa pasiteri. Murakoze cyane. Kutinjira se? Kutinjira. Oya ngwino mu nzu nta kibazo. Ubu ndemerewe kwinjira? Nta kibazo rwose urisanga. Murakoze nuko. Injira. Amakuru se? Yewe amakuru ni meza. Wumve wisanzuye hano nyine ushatse twanaganira. Yewe ndisanzuye pe. Banza ujyamo hariya mu cyumba urarebamo ibintu nakuzaniye harimo imyenda banze wambare. Hari muri icyo cyumba. Ariko wa mwana ari he? Araryamye nta kibazo. Iri aho ngaho. Ureba aho ngaho kuri portemanto. Urebemo imyiza igukwiye ntari. Sibyo? Yego.
igihe nta kibazo kandi wumve wisanzuye nimba unarushye uryame hari n'uburiri ko nsize yicaye muri salo ko nsigaye mbona atandeba neza niba ari uko nasamye inda nanjye kangwa nabi no guca datawe ndananiwe we ewe ndarushye ni wowe ra kumeza utya komera wari uryamye komera nagiye uraryama nyakirira basi yakiza none bimeze bite siko ndeba waryamye hakiri kare reka mwereke uri kwenda kunsubiza inyuma se oya nzanira akantu agaki ndebera agashati kari hariya none siko naniwe ndebera agashati kari hariya hepfo ndananiwe none se agashati karaha hepfo aho ku mugozi wareka nkaje mu nzu ko naniwe nzanira ishati ako urebe ko waje unyumva ko waje unyumva wahinduwe n'ikikundi ariko ndananiwe mpereza ishati iri hariya niko mubwiye birinduka hijya mu gikari hari ishati zazamo mpereza ishati aho ngaho ndaje nyiza ari ntayo si wayo umugabo ari kumfinde ibiki mpereza ishati niko mubwiye ndavuze ngo mpereza ishati iriyo ikiba kibereka ninjira mu nzu niyo ako si umugore yabaye ate inzu niyanjye reka nyinjire tujyane urebe ko utarayibona yego si wareka nkinjira mu nzu ariko si wowe urakumbisha ikimeze ariko si toka shitani ariko si ubaye izina rya Yesu ceceka uyu ni uwahejwe mu muzinga umushaka hirya agakiza nakarambika hasi n'inda turarwana nanjye uvuye mu ngo zingahe uyu ninde wowe urinde njye ni pasiteri naho n'abandi uyu ni sheri wanjye kuva ryari kuva kera mbareka birasogera ntabwo nayiva itonde we ndavuze ngo musohoke munzokera akavuyo gakeya mu rugo rwanjye hano ni Yemuko wowe uvuga wageze cyangwa hano? ni njye ndavuze ngo ceceka ariko koko mare yanjye koko igamana ntawe uruhare warifashe uta abana bawe n'umugabo utekereza ko n'abandi pasiteri uri kumbwira ngo iki utaye abana bawe n'umugabo ntabwo ari imana yabivuze kunyuzemo ariko inyuzemo mubazara mbere y'uko ngo hanurira ntabwo nari umuntu pasiteri kandi uko wari uteye amagambo uri kuvuga ibyo nashakaga narabibonye ndi kuyumva ntabwo ndi kuyumva ahubwo kanze nkwe uzi ni satani uri kukuvugiramo uzi n'ikirenze ibyo kanze nkwe ntabwo nsohokamo kanze nkwe sohoka ndavuze ngo umva sohoka kanze nkwereke murasohoka itonde kandi ndakubita basi semana yanjye we niba ushaka kugenda umeze neza tuza wari uzi n'ikindi ntawe uruhare imwe we uzanye iki wari uzi n'ikindi imyenda yanjye kugira ngo mbese nawe turyamye no mu buriri bwanjye mwambabarira bera mu rugo kugira ngo wambabarire ndavuze ngo va ahangaha gusa naje ahe niye ibyo urimo pasiteri usura umukozi w'imana fata ibyari ibyawe ese ukoreraga imana umva sheri akira twigendere mwambabarira kuko mana sohoka kwanza sohoka ngaho sohoka reba none se kutambaye n'inkweto nta nkweto ubonye n'inkweto ze zirimo ariko ni ukuri mwababyeyi ni ukuri ndabashimiye imana ibaha umugisha ubu ni ikibazo wumva utuje nyine genda wambare n'inkweto mana we si iminsi yose maze mu gasozi ngo nagiye gushaka umugabo wanjye wa mbere sinzi yaba abana namutanye sinzi niba bakiriho cyangwa barapfuye ariko ntawe uruhare imwe koko ubu ni ubuyobe bwo kwirirwa ku misozi ngo ndi gusenga ngo nagiye mu byumba ngo nagiye ariko mani iyi minsi ni imperuka inshuti yanjye ntabwo nayishuka ngo ijye yirirwa igenda ubu sindajya hehe mana we uyu mwana ndi kwayura ndashonje nari mfite n'icyaka igamana ndajya hehe ko siko bwinshi burije kapfa guhaguruka ngende ndebe ko nagira iyo nerekeza baje mwegukane urabona ukuntu yambaye agahita aba mwiza icyo nzi cyo azamwifuza atakimubonye ndaje musirimure mumenemo ifaranga mana we wawu ukuntu usa neza sureba oya ariko irekure noneho
utuze banza ushyike natumye n'umwana mu kanya ndakoze imana ndabashimiye pe oya humura ndabashimiye kabisa ukuntu uri igisore cyiza nta nubwo wamenya ko bari abana ari abawe harya wambwiye ngo ufite abana babiri mfite abana ariko mwana we wahubwo urabavuze uranyibutsa nari nibagiwe hari akandi nasize mu rugo ubu nyine nabanje kujya guteka reka ntaha ariko umuntu kuri mwakoze oya buretse gutaha nta kibazo usaba hano nta kintu nyweye nanze ndarusha ntawe uruhagarimo gusa imana ndagiye kuhande urancumbikira ko nta mama ngira akaba nta na data ngira nta muvandimwe mwana we nziza kosho ariko madudu twajyaga duhurira mu butayu ari no mu bantu banyohejeyo kanyagwa ariko ashobora kumpa icumbi da nabonaga atari umwana mubi madudu se siko mbona simbizi bose wapfa kuja kwa munyana munyana we yangaga y'amabi yanjye yarayangaga we muhigutse imbere yanyica mana we ese ko wapfa no gucumbikira umuntu muzima muhanje wancumbikira akazamara iki niyo ndigeze mu mwenye uzi ko ariko we siko niyo umwana ugize ikibazo ari mu nda byumva we oya nta kibazo nta birenze wumve wisanzuye hano ni nk'iwanyu ni nko mu rugo oya nta kibazo pe ukuntu wahise uba umuntu mwiza none se ariko rero ntaganiye ndibagirwa wa mwana nari nasize n'uri mu rugo mfite abana babiri hamwe nasize rero mu rugo ubwo wa wundi rero wa mama nkagenda kazungu ibyo ari byo byose ashobora kuba nawe mu rugo hatamerewe neza ahubwo se wamwizaniye hano n'uwundi wawe mukibera hano ntaribi n'ubundi hano hari inzu nini urabona iyi nzu kuyibamo njyenyine rwose numva wapi gusa aya hari abana baracokoza kandi hari ibintu byinshi hano oya nta kibazo oya pe ntabwo nshaka kubagora kandi mwakoze oya ntabwo ari ukutugora nuko mungize ni ukuri biranejeje biranshimishije yanarushe kafe kujya kwa madudu ndebe ko bariyo nashaka mbe n'icumbi ry'umunsi umwe ryari rihagije kuko bigiye kumera si nka bya bindi bya byeri oya nta kibazo ni akaji kano ntabwo kagusindisha aya gasuru niko kari keza ariko nta kibazo reka nkanywe oya inywa gahoro ushira inyota ahubwo se ibyo kuza nyine mukibera hano wabyumvishe gute tukaba hano so ntabwo nayo ngukodesheje ni ukuri wakoze ariko nuko oya ariko wowe wumve wisanzuye wumve utuje reba iyi nzu ukuntu ingana nibamo njyenyine ndi umukobwa kandi nubona iyi nzu rwose ni iyanjye none ntariya mba kuhakodesha nabyo birangora oya nyine urumva umugore yagutaye amafaranga ntukiri kuyabona ahubwo wagenda nuriya mwana wasigaye ukamuzana mukaza mukibera ahangaha harimo ibyumba byinshi nta ribi nose tukahaba ku buntu oya humura n'ubundi njye kubona nyine mva nahise numva ngukunze sibyo koko se tuza urukumva wumve ko hano ari iwawe humura nta kintu uzabura uriya n'iki kampani mfite sibyo n'ubundi ngiye kubikontorora biransitiresa urumva mfite ibintu byinshi nkora ukuntu bari baranyikiye umva naza nzinduka nkaponda na sima iyo oya humura ntabwo ari uguponda sima oya waba uri siwo wayo ukajya ubinkontororera ntaribi ukabikoramo nyine nk'ibyawe nta kibazo oya nta kibazo tuza nzabikwereka nasi byose njye muri kubikorera ni ukuri ahubwo buriya mwana wamuzana aho kugira ngo ugume mu buzima bubi ukodesha ugira ute akazana bakabanga si byose urabyemeye ubundi umugore yari yantaye ntabwo nabyanga ariko ni ukuri Imana ibaho umugisha nuko ndacyabashimira kandi nuko Imana ibaho umugisha nta kibazo mwaza nyine mukabangaha nkaguha n'akazi muri kampani yanjye tugatangira tugakorana ibintu bikagenda neza sibyo ese wifuza guhora mu bukene oya ntabwo aribyo nifuza ariko murakoze kabisa cyane rero ntaribi ugenda uzana uriya mwana n'undi namwogeje namukarabije yasinziye neza nta kibazo ubu nakazungu muzane
cyane igihe umuzana nta kibazo. Ntabwo wakishimira kuba ahangaha. nawe simana none kandi ninjye uranga kuba ahantu heza ngende kugira ngo urukunkinisha cyangwa ukaba uri kumbeshya nk'abana ariko nukuri wabyemeye kubona mbeshya ngo ngwino ahubwo nkwereke ngwino utambagize sibyo urebe uko hameze se ko ufite igihunga tuza wumva utuje sibyo hano hose mama barimutse madu oninde nundukoma si madu mu gikoni maho karanga komera niweho yego iminsi myinshi cyane yesu we kumeza utyase ndakuriwe yego nyagasani na inda na ryari harya se tuherukana ndi kukubwira ko umukozi w'Imana yambwiye ngo nzamushake byagenze bite se mara yego none kumeza utyo n'ibikapu yego nguye ugiye kwa muganga nguye ku gasi abakozi b'Imana bo muri iyi minsi nabateka mutwe gusa burya nyine yaranjyanye mu rugo iwe turabana tubana neza kagira inkuru rero ntibukeye kabiri ngiye ku gasanteri ngarutse nsanga aryamanye n'umukobwa ngaho pasiteri nzi waduhanuriye akaduhanurira ibitangaza ije muritonda mwabana yesu we dore uko agize aranyanitse aranyandagara inda aranyirukanye uhetse ibikapu arakwirukanye aranyirukanye nariye ngo mu icumbi niba bishoboka wiki icumbi madu cyangwa ntabwo ari madu dore ukubwira ngo agucumbikiye madu nturi inshuti yanjye sha maho ndi inshuti yawe ariko ku byo kuguha icumbi ubwo umugabo wanjye namubwira ngo iki sha madu ko naniwe wangirira sha maho ndakubwiye ngo twari inshuti ariko uzi n'ikibazo gukingura byo ntibirimo nuko winjiramo gusohoka ubyange wamase n'utuzi two kunywa amata sha ntinakingura ntama usanze ndi guteka ariko sinanaguha n'ibiryo waragiye unyihenuraho ntiwanampamagara naraguhamagaye nkafata ngo wageze mu bisubizo ngo pasiteri ayiga mana we shaka gira hano ushakira badusubize ko nta n'umuryango ngira sha kuba nta muryango ugira rero wabuze ubwenge kandi uhana igipfu baca umugani ngo uhana igipfu aracyoshya kandi usenyurwa umutiza umuhoro ahubwo mvira hano umugabo wanjye atarinda yahagusanga mana nyagasani ugereyo amahoro genda banansenyera basanga n'umugabo wanjye banamutwara ubundi wajyaga guta umugabo wawe usanze ngo zahama pasiteri genda ariko abagore baragwira mana we ndumiwe ngo mukunda ibintu da nzaba ndaka nigiye kwitekera yewe amaduda aranyirukanye rero ndaje he wava kuja kwa munyana nkareba ko we igira agatima keza ariko kuva na kera nabonaga we nta naburiya na maduda umushize w'isoni wari kubonye ukuntu anyirukanye aranyamaganye nk'umwanga aranyahahanye kamwana we sha ndakurahi kapfa kujya kwa munyana ndore muraho yego muraho ye maho karame muraho munya wabaye muzungu yego narahishije yego mana ndeba ni ibiki mukungu wasamye n'indama yego kumara uzanira agatebe wicare yewe wakihorera nkicara ahangaha munya munya wakihorera nkicara ahangaha ko ariho hambereye aho hantu ntabwo nahashobora icara hano niho wareba wareka nkicara aha ngaho icara se erega ndakuriwe nabibonye se munya wanyakiye hakiri ubushize hano tubanze tuganire umbwire n'amakuru bimeze biteze uriya njye nayo ngaha n'ibikapu ndaje uje he jani wawe munya uya ni ukuri ntabwo twanga abadusura ntubizi se ko munya nje burundu kubera iki nta mama ngira na data umugabo se washatse umugabo naramushatse nawe urabizi kandi narabikubwiye ko ngiye kumushaka njya inshenye rwa rugo rwanjye rwanjye niyo mpamvu usa neza ni inyuma sha umugabo yarantemukiye sinzi ukuntu agiye ku gasanteri ngarutse nsanga ari kumwe n'indaya mu izina rya Yesu mu buriri bwanje oya baryamye sha munya bya bindi wambwiraga ngo nzareke guhuruduka ntabwo nabyumviye nakubwira wabyitwaye mute sha munya byaranyobeye barankubita barancanga baramfata banjugunya hanze n'ibi bikapu nawe urabizi
barambwira ngo nintumuke ngende ngo mbavire mu buzima ngo n'ubundi ni ikigoryi ngo nashenye urugo rwanjye rwa mbere ariko niko ese isura y'ikimana nta no munya nawe urabimbwira none usize umugabo n'abana 3 uzi ko harimo n'umutoya ugikeneye uburere bwa nyina ariko ko baca umugani ngo umwana ni nyina ubu wowe wamutanaga abantu ubona bimeze bite ariko madu ko nabaga ndi mu masengesho ndara makesha akazinduka muri nibature Imana ikamvugaho ikanambwira ngo nimve mwa rugo rw'abatinde mparusha munya ntago wari uhari ntiwabyumvaga ariko niba Imana koko iba yavugiye mu muntu ibintu biribyo kuki itakugirira neza mu rugo rwawe ku mugabo w'ubusore bwawe munya Imana yabimbwiye none bari Imana nibara bahanuze ibinyoma ariko ura mu pastor yadokeye umutwe ikamugirira inama rero ahangaha ntaco mbi wabo oya sha munya n'urugo rungana ugenda uza amagambo umugabo wanjye yasize avuga yasigaye ari kuvuga amagambo umva aravuga ati uriya ari nk'umugore wanjye sinapfa ntaramubabariye none se urampakaniye nawe ntabwo naguhica oya sha wimpakanira mugenda kuko umpakaniye naje ahubwo umugabo wagusanze ahangaha nanjye nahita nawe oya rero rwishigishire ni urusome ni wowe warwishigishije munya mumbikiye aka gakapu basi ahubwo wagiye ngo uherekeze oya we ujye gusaba umugabo wawe ese munya wamana uturyo kuva bwacya ko isaje itari yambona ko dore usanze aribwo ndi guhatiye imijonjori y'ibirayi nikuriye iriya mu Gisagara ariko munya abantu bose ni kimwe koko haguruka ahubwo butarira dore ndi kubona umunsi uciye ikibuno munya njyane urande kwinjira munya haguruka ngo uherekeze njye kwiyahura si ujye gusemba bose umugabo wawe ntabwo yazimba njya numva amateka ye nkumva ngo aha njya numva ngo yabayemo n'umukire mana ubu ni umwana wanjye ntiyamenye ariko nanjye ari njye ntasha umugore nk'uyu sinamubarira akira asanga umugabo wanjye n'umusaba imbabazi hano nta cumbi nakwihera utarinda wanyirukanisha munya wambabarira wenda umugabo wanjye gusanze hano n'imico yawe yavuga yuko buriya nanjye urukunya ariko munya hogi nta kibazo ihogi nkomeze nihatire birasanga ntishije sinamwerekeza rwose mbabarira madamu zose ziranyamaga urwishigishiye ararusoma mbabarira subuko ko ngiye kugwa ku gasi igamarondanga sabinda we yamfatira mu nzira namubyarira mu ki ahari wanje si umama byatuye sinze baharaye umuntu namenya hano nzira asangaho dore muze amakuru utagwa mu ruzi rw'iki kizira uramugabo simuzira yewe komera cyane yemuda uraho neza komera cyane uraho we komera cyane makuru ko mbona wahagaze inyuma y'urugo heruka inaha kera hano hari iwanjye ariko ndibona hararaye ibyatsi wanze batakihaba akora yeta hari wawe bihuma mu twatwana naburaga umugabo agiye guhaha ahetse hashize nk'umwaka yaragiye agiye he ubu sinibyo hano ntabamo we nka yanjye nugukomanga sinindi irimo hashi umwaka urashize baragiye nta muntu wo muri iyi ko kino kizu batakikibamo yambaye nkaya ahubwo se yakubonye uza hano ngira we no kuje kuhavugurura ngira ngo niwe mugore numvishe ngo umugabo ngo umugore wamutaye uhahita abona ni ngo ari uvuye Dubai ngo afite ikintu biti ifaranga waramujanye ngo yaragiye narinzi ko uje ko wari ngo muhagurisha ngo muhashira ikimoteri uje muhajugunya imyanda narinzi ko nta kintu mukoresha uko byagenze mbe habima wewe niwe ho habima uvuze ngo yabonye iki umugore ufite ikintu biti iki waravuye hanze afite ifaranga ngo n'umugabo wari kujya ngo ndi kujeje afite ifaranga uyimereye neza wafite nabwo bisigaye ingana guca amashati yambaraga zimwe 35 w'inkweto yambaraga zimwe z'ijana ngo habima amaye ese nta kizubonaga urabona utabita ukazamuka umugabo wanjye yarashyize reba hano hari umugabo witwa Kazungu ucuruza yego ufite akabari bacuruzagamo urwabo ukakatoka guhanda gahaye uhita uga mu kandi nyine ba VUP yakoze hari nziza y'amabati y'umutuku n'igipangu cy'umutuku naho ngaho yituri asigaye afite n'akamodoka agenda ese habima nkubaza mugeze impande yamenya se kanigendereza ahubwo se baragufungurira urabanza ugakanda guca akantu kagasura ukabona kwinjiramo nta muntu bafite n'imbwa iriraga igipangu uwo mugore yazanye ikintu bita amafaranga abana se wowe wamenye abo ni bana ariko se ni wowe wataye umugabo
tugenda da kosha k'abakozi b'Imana kanikomereza imigende komeza ugende uje kureba wenda biragukunda hano ntibakihaba amayi ubusi niyo wanjye hahoze ari iwanjye nsanze ibyatsi byarameze umugabo wanjye inshuti yarakize ubu yarakize inshuti da Mana yamukoreye ibitangaza nawe ugenda kubunga ku misozi ngo ndi gusenga ndizahora ayiga mana we si we uru rugo aho siho bandangiye inshuti yabo isigaye atuye ko ndeba ari rwo rwiza muri izi nshera nta yindi nzu yahiga ariko niba ariho mana yawe sinzi ariko gapfa gukomanga nta kindi nshigaje nta kindi nshigaje namarerije inshuti zanjye zanyirukanye kaze mugwa mu maso kakomange we none se mata nuko nta kazi ko gufura gahari uri gufunguza tugufashe nangize ngo mu bufasha ubuhe ushaka iki bari bandangiye hano bari bandangiye bakurangiye iki bandangiye ngo ngera aha ngaha hari umugabo utuyemo witwa Nshuti ushakira iki Nshuti ndi kumushaka cyane wambonye yamenya ariko muri abakire cyane we abakire nk'iyi ishuri mana none se ubwo rero uje gusa abantu b'iki gihe ngiye barancanze ubwo urarebye mu ngo zose uravuga ati reka nze ahangaha umva subirayo subirayo hano ntabwo twakira umbwira nimba ari ikintu ushaka nimba ari umuceri nagufasha rwose umugabo ngo witwa Nshuti utuye urwengereza iki ushaka kwiba uri umujura oya mahuje ushaka iki ushaka umugabo witwa Nshuti mushakira iki wambonye yamenya ngirira ibambe ntabwo ajya avugana n'abantu basa gutya umureba nk'ukuntu usa ngirira ibambe mubyeyi ubwira umugabo witwa Nshuti he's my husband madam umva wambabarira don't try to touch him please nibyo birimiraga ntabwo ngiye mbizi ndakwinginze wigerageza no kumuvuga mu izina please ngo Nshuti ngo hazi bandi do you not understand what I'm saying please wambabarira ukanyereka hano Nshuti ari ndakwinginze basi mbabarira nuko ngirire impuhwe mupfana iki se ubundi banza umbwire basi naza wenda arakubwira uwundi naza ndakwinginze mwemerera umurebe uri mushiki we se mbabarira njye uwo nshaka ni mubyara we nimba ari na mubyara we sinawe nikogereye kuko ababyara b'iki gihe wagera hano se ukaba ugisohotse mata wambabarira ahubwo hari akarakora nayo gukora muri bya bintu urabona ko byari bigiye kurangira yesi barambwira ngo baramuhe ko nshaka ese n'uwaheka muraho ye kuvuga ngo muraziranye abeshya murabo ubwo se sheri uyu muntu ageze muri iki gipangu gute nanjye binyobere Nshuti wowe winjiyemo hano gute Nshuti uri kunyoberwa ubwo rero bakubwiye izina rye ureba umugabo wanjye ko ntari mwiza Nshuti uranyibagiwe Nshuti ugezemo hano gute nawe usigaye winjiza abantu nk'abo ariko ntabwo nshobora kuba ntarigeze mukubwira Nshuti uri kunyoberwa umugore wigeze uzi ko twahuye mpetse umwana kandi mfite subira inyuma wowe ntabwo dushaka ngo twegere manuka aho hepfo biriya ni ibiki se afite none ibyo bihurira he sheri ari wa mushenzi wantanye abana bangahe uzi ko kijya gihe umbona ari n'uyu none uratinyutse umuhaka ariko ntabwo nakureba ntabwo wari umunsi Nshuti wambabarira ntabwo nari muzi buranagize ngo mushiki wawe ntaza kumuheza hanze dore uyu nguyu niwe dusigaye mumbabarire mbabarira nukuri ubwo uje kudusenyera urugo ugirira inama ntibishoboka reka mwangira n'umukozi wo mu rugo kuba waranyanze byangiriye kadogo ngwino usohore uyu muntu ngwino umusohore mwongere umukozi wa ibi byose urabireba ni ibintu by'Imana wowe toka kure wowe sheri mwambabarira ko genda mwambabarira mwuka byaramwe va ahangaha genda kadogo ngwino ariko mana we iyo menya ayiwe
kwa mugabo wanjye baranyirukanye nta handi mfite aho kujya ubu birarangiye ariko mana kurindagira uri mukuru ngo ndi gusenga kuva ku wa mbere gusa ku wa nyuma iyo menya iza nyuma iyo menya simba nararindagiye ngo mpure n'abahanuzi b'ibinyoma